Shalom shalom, nguhaye ikaze muri iri sengesho ry'inzira y'umusaraba tugiye gusengana kuri YouTube channel yacu ya Music, aho tugiye kujya dusenga buri saa 9 z'amanywa iri sengesho ry'inzira y'umusaraba. Ndagutumiye rero kandi nguhaye ikaze, tumira na mugenzi wawe nawe umuha ikaze, umurarike ko saa 9 dufatanya mu isengesho ry'inzira y'umusaraba. Niba uri mushyashya kuri YouTube channel yacu, uze kwibuka gukora subscribe, kandi niba utari mushyashya iyi video uyisangiza abandi nabo bamenye ubutumwa. Uze kwibuka gusiga igitekerezo, kandi uze kwibuka kurayikinga iri sengesho niba warikunze. Dutoze gukunda Yesu, twibuka ibyamubabaje, duhimbaze kubabe. Mubyeyi ugira ibambe, ritwibutsa iminsi yose ibyababaje Yesu. Turagusenga Yesu, turagushima yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu. Pilato acira urubanza Yesu ngapfe. Nimwibuke ko Pilato yaciriye urubanza Yesu ngapfe bamaze kumukubita no kumutambiriza ikizingo cy'amahwa. Yesu urupfa akarwemera ngo abantu bakire. Nyagasani, ntugirire ngo ni Pilato wenyine, ni ibyaha byanjye byaguciye urwo rubanza. Ndagusabye ngo ujye ugirira ibyakubabaje icyo gihe ume guhora nkwibuka. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yogere hose, icyo ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ritungura uduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Amena. Ndakuramutsa Mariya, wuje n'imporana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu, mubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amena. Hubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, niyubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amena. Nyagasani utubabarire, utubabarire. Abakristo bapfuye, Imana nibababarire baruhukire mu mahoro. Amen. Igihe Yesu yitanze adupfira i Karuvariyo, wari urumuri runamye. Mubyeyi ugira ibambe, ritwibutsa iminsi yose ibyababaje Yesu. Washakaga kazakira, maze kuko wadukunze wemera kwadupfira. Mubyeyi ugira ibambe, ritwibutsa iminsi yose ibyababaje Yesu. Turagusenga Yesu, turagushima yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu. Ububabare bwa kabiri, Yesu bamukorera umusaraba. Nimwibuke Yesu ajya ku musozi wa Karuvariyo ahetse umusaraba ku rutugu. Icyo gihe yaradutekerezaga, yemerera se kudupfira ngo adukize. Nyagasani, amakuba yose nzabona kugeza igihe nzapfira ndayemeye. Ndagusabye, girira ibyakubabaje igihe wari uhetse umusaraba, mbone nanjye gukomera. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe igere hose, icyo ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura uduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho,
ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. amena. Ndakuramutsa Mariya, wuje n'imana n'Imana, wabuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu, mubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Biba w'Imana Data, na Mwana, na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, niyubawe n'ubu n'iteka ryose. amena. Nyagasani utubabarire, utubabarire. Abakristo bapfuye, Imana nibababarire baruhukire mu mahoro. amen. Washakaga kazakira, maze kuko wadukunze wemera kwadupfira. Mubyeyi ugira ibambe, ry'utwibutsa iminsi yose ibyababaje Yesu. Turagusenga Yesu, turagushima yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu. Ububabare bwa gatatu. Yesu agwa ubwa mbere. Nimurebe Yesu Kristo agwanya umusaraba bwa mbere, umubiri we wari ingumansa, amaho yamutobaguye, umutwe ududubiza, imivu y'amaraso ikamusaba umubiri wose, agwa isari. Umusaraba uramunanira, niko kumugusha. Nyagasani, si uwo musaraba gusa, n'ibyaha byanjye byakunanije bityo. Girira ibyakubabaje muri iryo gwa rya mbere, umfashe njye ntsinda icyaha gikomeye. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yegere hose, icyo ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura uduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. amena. Ndakuramutsa Mariya, wuje n'imana n'Imana, wabuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu, mubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. amena. Hubahwe Imana Data, na Mwana, na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, niyubahwe n'ubu n'iteka ryose. amena. Nyagasani utubabarire, utubabarire. Abakristo bapfuye, Imana nibababarire baruhukire mu mahoro. amen. Ayo mawa akarishye, batamirije umwana we, yayumvaga muriho. Mubyeyi ugira ibambe, ry'utwibutsa iminsi yose ibyababaje Yesu. Turagusenga Yesu, turagushima yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu. Ububabare bwa kane. Yesu ahura na nyina. Nimurebe Yesu na nyina bahuriye mu nzira, bagakubitana amaso, bakagira ishavu ryinshi, batewe n'urukundo bakundanaga. Nyagasani, ndagusabye, gira iryo shavu wagize uhuye n'umubyeyi wawe, ume kujya mwubaha rwose. Nawe Bikira Mariya mubyeyi wababaye cyane, mpakirwa njye mpora nibuka Yesu wamfiriye. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yegere hose, icyo ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura uduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. amena. Ndakuramutsa Mariya, wuje n'imana n'Imana, wabuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu, mubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. amena. Hubahwe Imana Data, na Mwana, na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, niyubahwe n'ubu n'iteka ryose. amena. Nyagasani utubabarire, utubabarire. Abakristo bapfuye, Imana nibababarire baruhukire mu mahoro. amen. Ninde utagirisha
byababaje Yesu. Turagusenga Yesu, turagushima yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu. Ububabare bwa gatanu. Simoni umunyasireni afatanya na Yesu gutwara umusaraba. Nimurebe Yesu wananiwe, Abayahudi bagatinya ko umusaraba umugusha mu nzira, niko gufata uwo munyasireni witwa Simoni ngo bawuhekane. Nyagasani, umusaraba wawe njye sinshaka kuwanga, ndawemerana n'urupfu uzangenera rwose n'ibizambabaza icyo gihe. Warankunze wemera kumpfira, nanjye nemeye urupfu kuko ngukunda, kandi nzi neza ko ruzambera ivuka rishya namamazaga nkibatizwa. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe igere hose, icyo ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura uduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Amena. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana yabyara asingizwa. Mariya mutagatifu, mubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amena. Wubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, nibahwe n'ubu n'iteka ryose. Amena. Nyagasani utubabarire. Abakristo bapfuye, Imana nibababarire baruhukire mu mahoro. Amen. Nimbona makuba munsi, umekuyemera rwose, abikiru cy'ibyaha. Mubyeyi ugira ibambe, ritwibutsa iminsi yose ibyababaje Yesu. Turagusenga Yesu, turagushima yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu. Ububabare bwa gatandatu. Umugore ahanagura Yesu mu maso. Nimurebe Veronica uburyo yagenje abonye ko Yesu ibyuya n'amaraso byamuhindanyije, akamuha igitambaro ngo akihanaguze mu maso. Yesu iyo neza akayimushimira mu gusiga ishusho ye muri icyo gitambaro. Nyagasani, wowe uhebuza bose ubwiza, none reba ibisebe n'ibyuya ngo birakwanduza. Na roho yanjye igihe mbatizwa yari nziza, ni ibyaha byanjye byayanduje. Ni wowe gusa wayisubiza ubwiza yahoranye. Ihindure ugiriye ibyago byose wabonye mwimanye. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe igere hose, icyo ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura uduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Amena. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana yabyara asingizwa. Mariya mutagatifu, mubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amena. Wubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, nibahwe n'ubu n'iteka ryose. Amena. Nyagasani utubabarire. Abakristo bapfuye, Imana nibababarire baruhukire mu mahoro. Amen. Wababajwe nuko Yesu bamuhinduye ruvumwa, atagira umuhoza. Mubyeyi ugira ibambe, ritwibutsa iminsi yose ibyababaje Yesu. Turagusenga Yesu, turagushima yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu.
Ububabare bwa karindwi. Yezu agwa ubwa kabiri. Nimurebe Yezu Kristu agwanya umusaraba ubwa kabiri, ibikomere byose biri ku mubiri we bigakanuka, amaraso n'imvune zose zigakashuka. Amahwa yari amuri ku mutwe agakomeza kumuhamangira. Nyagasani, uko wanyije kenshi niko nagumirije kugucumuraho. None girira ibyakubabaje uguye ubwa kabiri, unyitungire noye kuzatandukana nawe ukundi. No mu bishuko byose nzajye ngutabaza. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe igere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga uduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Amena. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu, mubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amena. Hubahwe Imana Data, nta Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, nibaye n'ubu n'iteka ryose. Amena. Nyagasani, utubabarire, utubabarire. Abakristo bapfuye, Imana nibababarire, baruhukire mu mahoro. Amen. N'ibyaha byacu yazize, nitwe twese yapfiriye, ngabone kudukiza. Mubyeyi ugira ibambe, ry'utwibutsa iminsi yose ibyababaje Yesu. Turagusenga Yezu, turagushima yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu. Ububabare bwa munani. Yezu ahoza abagore bamuririra. Nimwibuke ba bagore b'Abayisiraheli bariraga Yezu babonye inabi yagiriwe, n'inkora y'amaraso yamurangaga inzira yose. Yezu niko kubabwira ati, ntimundirire, nimwiririre ari mwe, muririre n'abana banyu. Yezu wababaye cyane, mbabajwe n'ibyaha nakugiriye, nari nkwiye guhanwa kubera ko nagushavuje, kandi we warankunze rwose. Mbabajwe n'inyiturano nke kuri urwo rukundo wankunze. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe igere hose, icyo ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga uduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Amena. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu, mubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amena. Hubahwe Imana Data, nta Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, niyubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amena. Nyagasani, utubabarire, utubabarire. Abakristo bapfuye, Imana nibababarire, baruhukire mu mahoro. Amen. Wabonye yenda kwitanga, Yezu wari umwana wawe, yari n'Imana yawe. Mubyeyi ugira ibambe, ry'utwibutsa iminsi yose ibyababaje Yesu. Turagusenga Yezu, turagushima yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu. Ububabare bwa 9. Yezu agwa ubwa gatatu. Nimurebe Yezu Kristu yongeye kugwa ubwa gatatu, yananiwe rwose. Nyamara abanzi be bakamuhata, ariko we atagishobora kugenda. Nyagasani, Nyagasani, kuko bagushushubikanyije bakujyana ku musozi wa Karuvariyo ujya kudupfira,
ukananirwa bene ako kageni, ndagusabye nkomeza njye nkubaha ubudatinya amaso y'abantu n'ingeso zituma nguhemukira, mfasha njye nzitsinda. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga uriduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amena. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu, mubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amena. Hubahwe Imana Data na Mwana ari umutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, nibawe n'ubu n'iteka ryose. Amena. Nyagasani utubabarire, utubabarire. Abakristo bapfuye, Imana nibababarire, baruhukire mu mahoro. Amen. Nawe Yezu mwami wacu, girira umubyeyi wawe, umva abo wapfiriye. Mubyeyi ugira ibambe, ritwibutsa iminsi yose ibyababaje Yesu. Turagusenga Yezu, turagushima yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu. Ububabare bwa 10. Yezu bamwambura. Nimwibuke abishe ba Yezu uburyo bamwambuye imyambaro ye ntacyo bishisha. Umwenda w'imbere wari uryamye ku bikomere, bawomoraho womokana n'umubiri, amaraso aranega bundi bushya. Yezu utagira inenge y'icyaha, girira ibyakubabaje icyo gihe, mfasha nohe kuhoka ku by'isi, ngukunde wenyine kuko ukwiye kubahwa n'abo wakijije. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yegere hose, icyo ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga uriduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amena. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu, mubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amena. Hubahwe Imana Data na Mwana na ari umutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, nibawe n'ubu n'iteka ryose. Amena. Nyagasani utubabarire, utubabarire. Abakristo bapfuye, Imana nibababarire, baruhukire mu mahoro. Amen. Yabonye umwana w'Imana, rubanda bamwanga bose, bamushinyagurira. Mubyeyi ugira ibambe, ritwibutsa iminsi yose ibyababaje Yesu. Turagusenga Yezu, turagushima yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu. Ububabare bwa 11. Yezu abambwa ku musaraba. Nimurebe Yezu Kristu uburyo bamurambitse ku musaraba, akimpabe itagira kivurira, akarambura amaboko, akemerera se kudupfira ngo adukize. Abishe be bakamubambisha imigera, umusaraba bakawushinga, agapfira mu gihirahiro. Nyagasani, nubwo wagawe na rubanda rwose, njyewe ndakwemera, ndakubaha, sinshaka kuzongera gutandukana nawe ukundi. Ndagusabye, jya gutoza abandi kugukunda. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yegere hose, icyo ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru.
ifunguro ridutunga uduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu, mubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Hubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, nibahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Nyagasani utubabarire, abakristo bapfuye Imana nibababarire, baruhukire mu mahoro. Amen. Bakibamba Yesu Kristo, bamushinga n'imigera, Mariya arikanga, Mubyeyi ugira ibambe, ritwibutsa iminsi yose ibyababaje. Turagusenga Yesu, turagushima yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu. Ububabare bwa 12, Yezu apfira ku musaraba. Nimwibuke uko Yezu yahereye ku manywa akageza ku gicamunsi abambye ku musaraba, inyota n'ububabare bikamurembya, akaturaga Mariya nk'umubyeyi wacu. Abishi be akabasabira, akiringira se, akamwiragiza, umutwe we ukaregukira imbere agapfa. Yezu wamfiriye, umusaraba wanyirishije ndawuramya. Ibyaha byanjye byari byanciriye urupfu rubi, gupfa kwawe kuntera kukwizera. Urame kugukunda, nzapfe nyikwizera. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yegere hose, icyo ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga uriduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu, mubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Hubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, nibahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Nyagasani utubabarire, abakristo bapfuye Imana nibababarire, baruhukire mu mahoro. Amen. Mubyeyi ufite inimba, unyumvishe uko wababaye. Mubyeyi ugira ibambe, ritwibutsa iminsi yose ibyababaje Yesu. Turagusenga Yesu, turagushima yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu. Ububabare bwa 13, umurambo wa Yezu bawururutsa. Nimwibuke igihe Yezu apfuye, Yozefu w'i Arimatiya na Nikodemo bururukije umurambo we, bawushyikiriza mu maboko ya nyina Bikira Mariya. Uko yakawubonye wahindutse urugina rw'amaraso, agaturika akarira, akawakirana icyubahiro. Mubyeyi wababaye rwose kubera intimba y'umwana wawe, ngira uwawe ujye umpakirwa kuri we. Mukiza wanjye nawe, kuko wampfiriye nka kugukunda wenyine, nta wundi mubangikanya nawe. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yegere hose, icyo ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga uriduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema n'Imana,
wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, niyubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Nyagasani utubabarire. Abakristo bapfuye, Imana nibababarire baruhukire mu mahoro. Amen. Yababaye yumva Yesu amuraga abantu bose ngo babinguraneye. Mubyeyi ugira ibambe ry'utwibutsa iminsi yose ibyababaje Yesu. Turagusenga Yesu, turagushima yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu. Ububabare bwa 14, ihambwa rya Yesu. Nimurebe abakunzi ba Yesu bajyanye umurambo we kuwuhamba, Bikira Mariya ajyana nabo, ni nawe ndetse wawusasiye muri iyo mva yacukuwe mu rutare. Barangije imva bayikingisha ibuye rinini, barikubura barataha. Yesu bashyize muri iyo mva, ndakwemera kuri Imana, nkemera kandi ko wizuye uyimazemo gatatu. Ndakubaha rwose, maze kandi kubera ko wizuye, ndagusabye nanjye uzanzure igihe kitari iki, mbone kuzabana nawe iteka mu ijuru, ngukunda nkuramya. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yegere hose, icyo ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga uduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, niyubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Nyagasani utubabarire. Abakristo bapfuye, Imana nibababarire baruhukire mu mahoro. Amina. Twese igihe tuzapfira, uzamuduhakirweho, yoye kuzadutsinda. Mubyeyi ugira ibambe ry'utwibutsa iminsi yose ibyababaje Yesu. Turagusenga Yesu, turagushima yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu. Ububabare bwa 15, izuka rya Yesu. Ku munsi wa mbere w'imibyizi, mu gitondo cya kare, abagore basubira kumva bajyanye imibavu bari bateguye, nyamara basanga ibuye ryakinguwe. Ngo binjire, ntibasangamo umubiri wa Nyagasani. Ibyo tubisanga muri Luka 24, umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Koko rero, nubwo yabambwe ku musaraba, agapfa agahambwa, yarazutse, ni muzima ku bubasha bw'Imana. Natwe turi abanyantege nke, ariko muri we tuzagira ubugingo, twishimane nawe hamwe n'abamarayika n'abatagatifu. Dusabe. Mana, washatse yuko izuka ry'umwana wawe Yesu Kristo rishimisha abantu, turagusaba, girira umubyeyi Bikira Mariya, uduhe kunezerwa iteka mu ijuru, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Yazutse,
ari muzima, muramurira ubusa, yazutse, yavuze ko muzamusanga muri Galileya. Mwakoze kubana natwe muri iri sengesho ry'inzira y'umusaraba y'uyu munsi, rizajya rinyura kuri YouTube channel buri munsi saa 9. Uzajya uza twifatanye muri iri sengesho ry'inzira y'umusaraba, usangiza abandi nabo bajye baza gukurikira iri sengesho ry'inzira y'umusaraba buri munsi saa 9. Niba utari wakora subscribe, ujye uyikora kugira ngo ujye ubona video nshyashya cyangwa se isengesho rishyashya twasohoye buri munsi. Murakoze cyane.